ibyo twari twiteze, twari twateguye, twari twapanze mu igenamigambi. Coronavirusi ni wari urimo, umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububihe, amarira menshi n'umuborogo. Mana we, ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa, uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Ibibazo bisanzwe duhura n'intambara, tugahungira mu bihugu bitayifite. Coronavirusi waje utandukanye, siyo twari twiteze kwizaba iy'ubukire, ibaye igihombo, ubukene bwinshi n'inzara. Mana we, ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa, uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Siko biza